nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Banyarwanda nshuti bavandimwe aho muherereye mwese ku isi, aho muherereye hose ku isi, abari muri Amerika, ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, bari ku mugabane wa Oceania, bari muri Afurika, aho muri hose ku isi ndabashuhuze. Ngewe nitwa Atanaze Hakizamungu, nkaba mpagarariye Ibuka bose mu gace k'amajyepfo k'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi nkaba nifuje ko twarebera hamwe kiganiro kijyanye n'ubwenegihugu, ibiranga umuntu, inshingano ze, umutekano ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Iki kiganiro kiraza kwibanda ku bintu byinshi. Turaza kurebera hamwe namwe uko igihugu cyacu cy'u Rwanda gifata mu by'ukuri abenegihugu. Turarebera hamwe umutekano icyo ari cyo, nuko icyo bita umutekano mu Rwanda uhagaze ubu. Turaza no kuvuga muri rusange ku mibereho myiza y'abaturage. Turabashimiye mwese rero abaduteze amatwi, kandi twizere ko iki kiganiro kiri bubagirire akamaro mwese aho muherereye. Murakoze. Mu gutangira rero nkuko nabibabwiye, reka dutangire turebera hamwe twese ubwenegihugu icyo ari cyo, ndetse nuko ubwenegihugu mu Rwanda ubu ngubu bufatwa, uko abanyarwanda bibona mu gihugu cyabo, uko ubuyobozi buriho mu gihugu bufata abanyarwanda mu gihugu cyabo. Ibyo byose nibyo tugiye kuheraho tureba aka kanya. Mu by'ukuri ubwenegihugu ni iki? Ubwenegihugu tugereranyije, umuntu atanze ibisobanuro mu Kinyarwanda, ubwenegihugu umuntu yagereranya akavuga ko ari uburyo bwemewe n'amategeko umuntu runaka aba umwe mu bagize leta iyi n'iyi. Ni ukuvuga ngo aho mvuze leta dukunda kwitiranya leta na guverinoma cyangwa n'abayobora igihugu. Leta nge navuga ko ari igihugu. Leta mu by'ukuri ni igihugu. Ni ukuvuga rero ubwenegihugu ni uburyo mu by'ukuri bwemewe n'amategeko umuntu uwo ari we wese ashobora kwemererwa cyangwa se aba umwe mu bagize icyo gihugu. Atari ukuvuga umwe mu bagituye, ahubwo umwe mu bagize icyo gihugu, ni ukuvuga umwe mu bagize leta ari cyo gihugu mu by'ukuri muri rusange. Muri ubwo buryo rero habamo ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo uwo muntu uwo ari we wese aba afite ibyo ashinzwe. Ni ukuvuga aba afite ibyo yemerewe gukora no kudakora. Ariko na leta nayo aba afite n'ibyo agomba icyo gihugu mu by'ukuri, bishobora kubamo imisoro, bishobora mu kuba kurengera icyo gihugu, kubaha umuco w'icyo gihugu, n'ibindi byose bijyanye n'amategeko yabagenga icyo gihugu. Ariko hari n'ibyo leta nayo iba igomba umuturage, iba igomba uwo muturage wabyo. Harimo nko kubahiriza uburenganzira bw'uwo muturage, harimo kumucungira umutekano, harimo kumushakira imibereho myiza, kumufasha gushaka imibereho myiza. Mu by'ukuri buri muntu wese, yaba umwenegihugu cyangwa se yaba ubuyobozi buriho, buri wese aba afite inshingano ziwe. Aha rero niho tugiye kureba tukavuga tuti se umwenegihugu w'umunyarwanda, ari we twita umunyarwanda, inshingano ze arazubahiriza? Ese leta nako ubuyobozi buriho, guverinoma iriho ubu ngubu,
n'ubuyobozi muri rusange buriho ubu ngubu mu Rwanda bwubahiriza bwo ibyo bwagombye gukora. Mu by'ukuri iyo urebye muri rusange ukareba ibigenda bibera iwacu mu Rwanda muri iyi myaka ishize ndetse n'ubu, ntabwo wavuga ko umwenegihugu yubahwa. Ubundi ahandi umwenegihugu arubahwa rwose, ugasanga umuntu ashimishijwe no kuba umwenegihugu, ugasanga bamwe baranirata rwose, umuntu akirata ati ngewe ndi umunyamerika, ngewe ndi umufaransa, ngewe ndi ugasanga abantu mu by'ukuri bishimiye kuba mu abenegihugu b'igihugu runaka. Ahenshi aho nagiye nyura rwose usanga ari ibyo, ndetse hari n'ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubufaransa usanga rwose nka kwa kundi abantu basoma ku gacupa mu Kinyarwanda, abantu bamara gusoma ku gacupa rwose bamara gusenda kugira ngo baririmbe izindi ndirimbo, ahubwo bagahita batera indirimbo yubahiriza igihugu cyabo. Mu by'ukuri ugasanga ni ishema kuririmba iyo ndirimbo, ndetse bamwe na bamwe kandi ubona haba harimo n'abantu bakiri bato, ugasanga bishimiye kuririmba iyo ndirimbo, ugasanga rwose bamwe n'amarira araje kubera ibyishimo baba batewe no kuririmba iyo ndirimbo yubahiriza igihugu cyabo, ndetse no kuba nyine ari bamwe mu bagize icyo gihugu, akaba ari ishema. Mu Rwanda rero ngira ngo hari n'ibimenyetso biherutse gusohoka, ndakeka ari iperereza ry'ikigo kimwe riherutse gusohoka ryerekana ko Abanyarwanda bari mu bantu ba mbere ku isi batishimye. Ariko kugira mu by'ukuri nyine nk'uko nabivuze hejuru, kugira ngo umuturage ashimishwe n'igihugu cye, yibone mu gihugu cye, nuko hari ibyo nyine ubuyobozi buba bumugomba n'ibyo nawe agomba igihugu cyiwe. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ubuyobozi bugomba umuturage ni kumuha uburenganzira bwe. Nicyo kintu cya mbere, uburenganzira ku mutungo, uburenganzira ku bintu byose agomba, uburenganzira muri byose, cyane cyane n'uburenganzira ku buzima, kuko dushobora kuvuga ibyo byose uburenganzira, dushobora kubarura uburenganzira bwose, ariko uburenganzira bwa mbere burya umuntu agira ni uburenganzira ku buzima bwe. Umuntu ntiyamburwe ubuzima bwe uko igihe cyose umuntu runaka cyangwa umuyobozi runaka ashatse kwambura ubuzima umuntu bigakorwa, abantu bakicwa, imirambo ugasanga ngiri hirya no hino irajugunywe, umuntu wese ngo nuko ngo atavuze rimwe n'ubuyobozi buriho akicwa, umuntu ngo nuko atakoze iki n'iki akaraswa. Mu by'ukuri ibyo utabanje kubahiriza icyo, umuntu atabanje kugira uburenganzira ku buzima bwe, dushobora kurara hano tuvuga, dushobora kubivuga imyaka n'imyaka, ariko ubuzima bw'umuntu nibwo burenganzira bwa mbere umuntu agomba kugeraho, nibwo burenganzira bwa mbere umuntu agomba kugira, ibindi biza bikurikiyeho. Kuri ibyo rero by'ubwenegihugu, usanga mu by'ukuri nko mu Rwanda umwenegihugu arutwa n'umunyamahanga. Ni ukuvuga ujya kubona ugasanga abanyamahanga, ugasanga n'urugero abanyamahanga b'inshuti za perezida wacu barimo bamwe mu bigeze bayobora ibihugu, abo ba Sarkozy n'abandi bari muri b'Abanyamerika, akaza cyangwa se n'abandi baza b'inshuti z'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa n'abamwe mu bayobozi b'igihugu, akaza ugasanga ngo ashaka kubaka izanaha, bagafata bene igihugu batanabahaye ingurane, bakabirukana bakabasenyera amazu ngo nuko umuntu runaka ngo yaje y'umunyamahanga ngo yaje ngo gushaka wenda ngo gukora ibyo bita investissement mu Gifaransa cyangwa investment mu Cyongereza, ngo ni umushoramari babonye, niko twabyita mu Kinyarwanda. Abaturage bakimurwa, bamwe bagakubitwa, uvuza agafungwa, amaze agasenywa. Ibyo nk'urugero, ibyo ni uburenganzira bw'umuturage. Nta kuntu umuntu ashobora gukunda igihugu cye mu gihe umuturage akorerwa ibintu nk'ibyo. Ntushobora kumbwira ngo umuturage azakunda igihugu cye mu gihe bamwe mu bayobora igihugu cyangwa bamwe mu bagombye kumurinda aribo baza gushimuta abana be, bakaza gushimuta barumuna be, bakaza gushimuta bakuru be, bakaza gushimuta abagore be. Ntabwo umuntu ashobora gukunda icyo gihugu, kuko inshingano z'ubuyobozi bwa mbere ni ukurinda umuturage, kurinda ubuzima bwe, kurinda uburenganzira bwe. Ntabwo rero igihe ubuyobozi bw'igihugu budashobora ubwabwo kubahiriza no kurinda uburenganzira bw'umwenegihugu, umuturage ashobora kwibona muri icyo gihugu. Niyo mpamvu dusanga Abanyarwanda barahunga buri munsi, hashize imyaka n'imyaka bahunga, n'ubu baracyahunga. Yewe hari n'ababa barabuze aho bahungira, ku buryo usanga igihugu kijya kumera
nk'aho ari prison, ariko izuba rirasamo byibuze niko umuntu yavuga. Ni ukuvuga rero iki ngiki mu by'ukuri kuvuga ngo umunyarwanda ngo ubwenegihugu bw'ubunyarwanda buhagaze gute. Ubwenegihugu bw'ubunyarwanda umuntu yavuga mu by'ukuri busigaye mu mpapuro gusa, ni ibintu bivugwa mu mpapuro, ariko umunyarwanda ubwe nk'umwenegihugu nta bwenegihugu bunavuga agira, nta bwenegihugu agira, nta gihugu mu by'ukuri umunyarwanda bafite, kuko igihugu kiri mu maboko y'abantu y'umuntu umwe, kiri mu maboko y'agatsiko kamwe kica kakambura kagatoteza uwo gashaka, ubundi abandi bagasa nkaho ntawe ushobora kubaza ati ko murumuna wanjye yabuze, ko murumuna wanjye yishwe, ko inzu yanjye bayisenye. Ntawe ushobora kubaza icyo kibazo. Ubajijwe ikibazo bari umwanzi w'igihugu waba agomba kwicwa cyangwa agafungwa. Ubwo rero mu by'ukuri navuga ko abanyarwanda nta bwenegihugu ubu ngubu bafite, ahubwo ni ukureba nyine ukuntu bashaka ubwenegihugu, kuko ubu ntabwo bafite, bagomba kongera bakisubiza ubwenegihugu. Kwisubiza ubwenegihugu rero ni uko ubwabo nk'uko nabivuze, abanyarwanda ubwabo bubahiriza amategeko, bubahiriza ibyo basabwa. Ni ukuvuga barasora imisoro barayisora, kuko biri mu nshingano z'abaturage, bakayiha leta kugira ngo leta ibakorere ibyiza. Abanyarwanda barakora, bakorera igihugu cyabo mu buryo bujyanye n'amategeko. Abanyarwanda ntabwo bavuga ko ari abantu batubahiriza amategeko, barayubahiriza amategeko igihugu kibasaba, yewe nakomeye nakakaye barayubahiriza. Ahubwo ku ruhande rumwe ni uko uruhande rw'ubuyobozi bwabo butubahiriza ibyo inshingano zisabwa, basabwa kubahiriza inshingano. Ubwo rero navuga ko mu by'ukuri ubwenegihugu ni ihuriro ry'abantu babiri, ni ikintu gihuza abantu babiri, gihuza umuturage n'igihugu cye. Ni ukuvuga igihugu cye nyine kiba gihagarariwe n'ubuyobozi. Ni ukuvuga mu by'ukuri abanyarwanda rero muri iryo huriro habuzemo ikintu kibuzemo umuntu umwe. Umunyarwanda we yumva akunda igihugu cye, akumva yagikorera, ariko habuzemo icya kabiri, cya gihugu cye agomba gukorera abakiyobora ntibifuza ko umunyarwanda yagikorera, yanakibamo mu mudendezo kugira ngo agikorere. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri iryo jambo ubwenegihugu mu Rwanda ntiryuzuye. Kuba ari cyuzuye ni ukuvuga ko abanyarwanda nta bwenegihugu ubu ngubu bafite, kuko basa nkaho babwambuye mu gihugu cyabo. Aha rero nabwira abanyarwanda bakihutira kongera kwisubiza icyubahiro, bagashaka ubwenegihugu cyabo, bagaharanira uburenganzira bwabo kugira ngo babe abenegihugu buzuye mu gihugu cyabo. Ku kindi cya kabiri twari twumvikanye kuvugaho mu by'ukuri ni ibiranga umuntu n'inshingano ze. Ngira ngo iyi ngingo ntabwo nayitindaho cyane, kuko nsa nkaho nayivuze hejuru ndi kuvuga ubwenegihugu. Mu by'ukuri mu bwenegihugu nyine nk'uko nabivuze hejuru, umuntu agira inshingano. Mu by'ukuri umwenegihugu wese agira inshingano agomba kuzuza, ibyo ni ibisanzwe. Akagira n'ibimuranga, kuko muri ibyo mu gihugu runaka nyine biranga umuntu bishobora kuba byinshi. Hashobora kuba harimo umuco w'icyo gihugu, hashobora kuba harimo ururimi, hashobora kuba n'ibintu byinshi bishobora kuranga umwenegihugu mu gihugu runaka. Hashobora kuba nk'uko nabivuze umuco, ururimi, imyitwarire nayo ishobora kuzamo, n'ibindi. Uwo muturage rero, uwo mwenegihugu aba afite inshingano nk'uko nabivuze hejuru, si ngombwa ko mbisubiramo. Inshingano zijyanye mu by'ukuri no kubahiriza amategeko igihugu cyashyizeho, no kubahiriza rimwe na rimwe no kubahiriza umuco w'igihugu, no kubahiriza ibiranga icyo gihugu. Ibyo ni inshingano z'umuturage. Kuko nabivuze rero, muri izo nshingano abanyarwanda twese turazubahiriza. Muri rusange abanyarwanda ni abantu mu by'ukuri bagerageza kubahiriza inshingano z'igihugu, cyane cyane bahawe n'ubuyobozi. Abanyarwanda ntabwo ari abantu basuzugura, mu by'ukuri ntabwo bafite umuco wo gusuzugura ubuyobozi bwabo, cyane cyane iyo ari ibintu byiza ubuyobozi bubabwira. Muri izo nshingano umunyarwanda afite no kurengera mugenzi we, kurengera urengana, gutabara urengana, gutabara uri mu kaga. Ibyo nabyo ni inshingano navuga mu nshingano z'ibanze burya abanyarwanda ndetse muri rusange n'abaturage buriya ku isi bose, ni inshingano za buri muntu wese gutabara umuntu uri mu kaga. No kuvuga nk'uko nguko tubona nko ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe, cyangwa ku maradiyo no ku mateleviziyo,
ubu ngubu zimwe na zimwe zisigaye zitinyuka mu gihugu cyacu. Abantu bari kuvuga bati hari abantu runaka bashimuswe, hari abantu runaka bishwe. Ibyo nibyo kuko no gutabariza umuntu uri mu kaga ni kimwe nuko tuvuge n'umuntu ashobora kubura umwuka umutambutse mu muhanda cyangwa se kubisasa agize intuze ukajya kumutabara. No gutabariza buri umuntu washimuswe cyangwa se umuntu wagiriwe nabi n'abagizi ba nabi bari bose baba abatumwe n'ubuyobozi cyangwa badatumwe n'ubuyobozi, nazo ni inshingano z'ibanze z'umuturage kuko ni ukurengera ubuzima bwa mugenzi wawe, ni ukurengera ubuzima bw'umuturage. Izo nazo ni inshingano z'umuturage. Ni ukuvuga no kwerekana mu nshingano z'umuturage nanone harimo no kwerekana ibintu bibi bikorwa na buri muntu wese, cyane cyane noneho ibibi bikorwa n'ubuyobozi n'ibindi bintu kuko abayobozi nyine byo sindi bubitindeho cyane, bafite inshingano mu by'ukuri zo gukora ibyiza, cyane cyane gukorera ibyiza by'abaturage, ariko nuko nawe abayobozi nabo bari abaturage nabo bafite nanone za nshingano umuturage wese afite zo kwitwara neza, zo kubahiriza amategeko y'igihugu no kubahiriza n'ibindi byose. Ahangaho nkagarukaho nyine muri abo bayobozi n'urugero nk'umuyobozi akabona imirambo iri muri Rweru cyangwa imirambo ijugunywe hirya no hino, uwo muyobozi ntagire icyo avuga. Uribaza se uwo muyobozi nawe agombye gutanga urugero nyine kuko nawe n'umwere igihugu, kereka niba tuyoborwa n'abanyamahanga, ibyo nabyo umuntu yazabireba. Uwo muyobozi we ko afite inshingano zo by'umwihariko anahemberwa zo kurengera umuturage, noneho akagira n'inshingano nanone nk'umuturage wenda usanzwe w'igihugu zo kurengera abari mu kaga no gufasha abari mu kaga. Ni gute umuyobozi ashobora kubona imirambo ikwirakwiye hirya no hino, inyanyagiye hirya no hino, ndetse imwe n'imwe ari wategetse ngo bayice agaceceka ntagire ikintu avuga? Ibyo bintu uwo muyobozi umuntu yamugiranya n'iki? Umuntu yamuvugaho iki? Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo abanyarwanda bagomba no kwibaza, akavuga bati se mu by'ukuri aba bayobozi bo n'abene gihugu ahubwo batuyobora, abantu badashobora kurengera bari mu kaga, abantu bahubwo kurengera bari mu kaga bafata n'abari bazima bakabica. Ese abayobozi bo mu by'ukuri n'abene gihugu, ese bubahiriza inshingano z'umwene gihugu yagombye kubahiriza? Nabyo icyo ni ikibazo abanyarwanda bagomba kwibaza, bakavuga bati se abangaba ahubwo twagombye no kubasimbuza kuko mu by'ukuri nta kintu bakoze, ntabwo berekana ko n'abari abene igihugu. Mu by'ukuri nuvuga ngo ntabwo ari bene wacu b'abanyarwanda, kuko umunyarwanda muri izo ndangagaciro, muri ayo mategeko agomba kubahirizwa, n'umuyobozi nawe w'umunyarwanda niwe wagombye kuba intangarugero. Ikindi cya gatatu nashakaga ko tuvuganaho namwe banyarwanda mutwumva aho muri hose ku isi mudukurikiye, ni ikibazo mu by'ukuri kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'umutekano. Iyi ngingo y'imibereho myiza y'abaturage n'umutekano nabifatanyije kubera ko mu by'ukuri nubwo inshuro nyinshi tuvuze umutekano twumva ibya gisirikare gusa cyangwa se iby'abapolisi n'abandi na ba daso n'abandi bagenda aho bari hose banyanyagiye mu Rwanda bafite imbunda, twumva ko umutekano ari bo. Ariko nabifatikanyije n'imibereho myiza y'abaturage kugira ngo mbereke ko mu by'ukuri burya umutekano wa mbere ni imibereho myiza y'abaturage. Nuko umuturage agomba kuba abayeho neza, avurwa, habwa uburenganzira bwe. Ntabwo umutekano ari umuntu ufashe imbunda uri gutambuka hirya no hino mu gihugu, kubera ko n'igihugu cy'u Rwanda kugeza uyu munsi ntabwo tuzi ko kiri mu ntambara. Nta ntambara izwi kuko nta ntambara abayobozi bigeze batubwira ko barimo. Ntabwo ubundi mu Rwanda hagombye kuba hanyanyagiye abantu bafite imbunda bameze kuriya. Ahubwo u Rwanda umutekano rwagombye kuba rwitaho ni umutekano w'imibereho myiza y'abaturage. Ni ukuvuga ngo ibyo nakwita mu gifaransa tubigeranyije nibyo bita sécurité sociale. Ni ukuvuga imibereho myiza y'abaturage, umutekano mu biribwa, umuturage akarya neza nticwe n'inzara, umuturage akavurwa neza nticwe n'uburwayi bwo hirya no hino, umwana akiga neza, ibikorwa by'amajyambere hirya no hino. Nicyo kintu mu by'ukuri ubu ngubu leta yagombye kwibandaho, ariko ubona atari byo yibandaho, ahubwo yibanda mu kugurira imbunda abaturage no kwigisha imbunda abaturage ngo bahagarare. Ugasanga agace ibyo umuntu yakwita nka serire, agace gato k'igihugu gatuwe n'abaturage nka 200, ugasanga karimo abantu nka 20 batuze imbunda ngo barindire umutekano w'abaturage kandi igihugu kitari mu ntambara. Ibyo rero niyo mpamvu nifuje gufatanya izi ngingo ebyiri, umutekano
umutekano n'imibereho myiza y'abaturage kubera ko umutekano mu by'ukuri ntabwo ari imbunda, ntabwo umutekano ari imbunda, ntabwo ari abasirikare, umutekano si abapolisi. Umutekano ni igihe umuturage ahabwa uburenganzira bwe bwose bwo kwishyira akizana, ikindi akabona ibyo kurya, akabona ubuvuzi, umwana we akiga neza, n'ibyo mu by'ukuri niwo mutekano nyawo muri rusange. Uwo niwo mutekano wa mbere. Igihe umuturage adafite ibyo bintu by'ibanze maze kuvuga bijyanye n'ubuzima bwiza n'uburenganzira bwe, ibyo kumubwira ngo abantu ngo bafashe imbunda ngo bari kumucungira umutekano ntacyo bivuze. Amafaranga ashorwa muri izo mbunda, ndagira ngo mbabwire ko u Rwanda ntirunakora imbunda, ruzitumiza hanze. Yagombye gushorwa ahubwo mu bikorwa bituma umuturage amererwa neza. No kuvuga mu bikorwa byo kuvuza abaturage, mu bikorwa byo kuzamura ireme ry'uburezi, ibikorwa by'ubuhinzi bwa kijyambere, cyane kubera ko uko abaturage bagenda bazamuka ugasanga ubuhinzi bw'iwacu buracyari bwa buhinzi ba sogokuruza bakoreshaga. Mu by'ukuri ahubwo amafaranga ashorwa muri ibyo byo kugura izo mbunda yagombye gushorwa nko kugura imashini zihinga kugira ngo abaturage bashobore kwihaza mu biribwa barye. Ndagira ngo mbabwire ko urebye no mu karere k'ibiyaga bigari, tutagiye kure mu mahanga yandi asanzwe, abanyarwanda bari mu bantu bafite inzara itabaho. Mbabwire ko nk'umujyi wa Kigali utuwe n'abaturage ubu ngubu nkeka bamaze kurenga miliyoni, ibiryo byinshi twanavuga hafi ibiryo nka 60% by'ibiryo barya ni ibiva hanze nka za Uganda, n'abandi banyarwanda benshi ibiryo barya ni ibiva hanze za Kongo, za Uganda n'ahandi. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda turi mu bihugu mu by'ukuri muri aka karere kacu dutuye mu kiyaga bigari abaturage bashonje. Nk'ibyo ni ikibazo cy'umutekano, nicyo leta yagombye guheraho mu kugira ngo abantu bashobore kurya, bashobore kuvurwa, abana bashobore kwiga neza. Murebe ireme ry'uburezi, sinanjye ubivuga, ni ubuyobozi bw'u Rwanda bivuga, inteko ishinga amategeko ikunda kubitenga akadomo, n'abandi banyarwanda mwese murabibona. Nk'iryo reme ry'uburezi riteka ko abarimu ntabwo bahembwa neza, abarimu nta mahugurwa babona ahagije yo kugira ngo nabo bahugure abana neza. Ibyo aho kugira ngo wirirwe ugura amabunda yo kwirwa abantu batembera ngo barinde inyungu wenda z'agatsiko runaka, wagombye ahubwo gushora amafaranga muri ibyo bikorwa byose, aho umuturage amererwa neza, umuturage akagira umutekano usesuye. Kuko umutekano ndabisubiramo inshuro nyinshi cyane, wenda ashobora no kubisubiramo n'inshuro 100, nzahora nanabisubiramo. Umutekano ntabwo ari imbunda, umutekano ahubwo ni uburenganzira, ukwishyura ukwizana k'umuturage n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Nibyo ngibyo, ntushobora kuvuga ngo urarasa umuturage igihe ushakiye. Imirambo tujye twirirwa tuyibona hirya no hino, yo za Nyungwe, yo za Rweru, no hirya no hino mu gihugu, imirambo igiye irambitse hirya no hino, ngo uvuge ngo umuturage ngo afite umutekano. Uwo ntabwo ari umutekano mu by'ukuri. Mu gusoza rero iki kiganiro nifuze kubagezaho banyarwanda, nshuti bavandimwe, nagiraga ngo nsoze mu by'ukuri ngaruka cyane gutsindagira ibi bintu bitatu navuzeho hejuru: ubwenegihugu, umutekano n'imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'ibiranga umuntu. Ikintu nongera gutsindagira ni uko mu by'ukuri ibi bintu mu gihugu cyacu dufite ubu dusa nkaho twabivukijwe byose. Yaba ubwenegihugu dusa nkaho turi abanyamahanga mu gihugu cyacu, yaba umutekano uretse izo mbunda twirwa tubona zinyanyagiye hirya no hino mu mijyi, hirya no hino mu biturage, hirya no hino n'abazikoresha, baba abapolisi cyangwa abasirikari, abo badaso n'abandi bashyizweho n'ubuyobozi buriho ubu ngubu. Mu by'ukuri umutekano mu baturage ubwabo ntawo. Ni ukuvuga ngo izo mbunda zishingiyeho mu by'ukuri gucunga inyungu z'abaturage, z'agatsiko, ntabwo ari inyungu z'abaturage. None se ni gute mushobora kumbwira ngo ugasanga n'urugero, dufashe urugero rw'iki cyorezo, nk'iki cyorezo cya COVID cyaje, muza amabwiriza leta y'u Rwanda yashyizeho, niyo leta hari navuga iri muri leta za mbere ku isi yashyizeho amabwiriza akakaye. Wareba abaturage bagiye baraswa hirya no hino mu gihugu ngo kubera ko batubahirije amategeko ya COVID,
wareba noneho n'abo covid yishe usanga ahubwo abaturage bishwe bazira ngo ntibubahirije amabwiriza ya covid baraswa, n'abo covid yishe abarashwe bakubye nk'inshuro 10 abo covid yishe. Ubwo se uwo mutekano w'abaturage uriye mu by'ukuri? Ibi rero ndagira ngo mbasabe abanyarwandakazi, inshuti, bavandimwe, tubitekerezeho twese, twibaze tuti se ni ryari tuzagira igihugu mu by'ukuri, ni ryari tuzagira ubwene igihugu kuko dusa nkaho twabwambuwe, ni ryari tuzagira umutekano, ni ryari abanyarwanda bazagira imibereho myiza y'abaturage. Ibyo ni ibibazo nshaka kubasigira kugira ngo buri wese abyibazeho, maze twese hamwe tuzabishakira umuti. Umuti rero nta wundi, umuti nk'uko nabibabwiye, abanyarwanda twe dukora ibyo tugomba gukora, ibyo dusabwa byose n'amategeko mpamya ko tubyubahiriza, turabikora. N'iby'igihugu cyacu twagombye igihugu cyacu turabikora kuko nzi ko abanyarwanda twese dukunda igihugu cyacu. Ariko dufite ikibazo nuko ubuyobozi buriho ntibutworohereza, ntabwo butworohereza habe na gato, ahubwo dufite abantu babereyeho kutwica, dufite abantu babereyeho kutwambura ibyacu mu nyungu z'agatsiko runaka, dufite abantu bibereye mu by'ukuri basa nkaho bibereye mu yindi si batari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niko navuga, batitaye ku nyungu z'igihugu mu by'ukuri, ugasanga ahubwo bitaye ku nyungu z'abanyamahanga arizo bibereyeho, wagira ngo n'abantu hoherejwe gucunga inyungu z'abanyamahanga, inyungu z'abanyarwanda ntacyo zibabwiye. Nk'urugero ugasanga perezida w'u Rwanda ni perezida wa mbere ku isi wifatira ingendo zitwara miliyari n'amamiliyari y'amadolari ku mwaka, kandi abanyarwanda nta mazi bagira yo kunywa, nta mashuri bagira, abanyarwanda bicwa n'inzara. Mu by'ukuri rero nguko uko tubayeho banyarwandakazi, ndangije iki kiganiro mbasaba ko twese twahaguruka tugahagurukira rimwe, tukavuga tuti ibi bintu turabyanze, tukavuga tuti turashaka igihugu cya twese kitaraka cy'akatsiko k'abantu bamwe. Iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, osekuru Nyagasani, tabara bawe Nyagasani, osekuru Nyagasani, tabara bose Nyagasani, osekuru Nyagasani, ibuka bose Nyagasani. Nikundorere wa mubyeyi we, nikundorere warashobewe.